ibibazo biri mu bwenge kandi nanjye ibibazo dukunda kugongana na by'abantu benshi Yego. ko ikintu kijyanye n'umushahara wabaye mukeya, kwizigama abantu byarabananiye, kuguma ku ntego byarabananiye, kubera iki barashaka gukora ariko ntibashaka guhinduka. yego Urashaka gukora ariko ntushaka guhinduka, kandi umuntu windutse we niwe ukubwira ibyo ukora. Yego. Ibyo ukoze bikaguhereza rizatu ushaka. Bivuze ngo mbere na mbere banza urebe umuntu ushaka kuba we mu minsi iri imbere ameze. Ibyo Yego. ngibyo bizatuma intego zawe zose ugira gute uzigeraho. oya n'ubundi ako kantu nagasobanukiwe kuko n'ubundi gusanga abantu dukorera amafaranga amwe ariko ugasanga umuntu umwe arimo arazamuka undi arimo arahera hahandi n'undi ari akaba yavuga ngo wenda ngo niko afite izindi resource ku ruhande nyamara ya mafaranga arimo arakoresha nyirizina bayanganye ariko akagira aho amuvana akagira n'aho amugeza ariko wa wundi wiwe nahinduka kandi bakora amafaranga mu yandi magambo nyine nasobanukiwe ko ari ugukoresha ya mafaranga igikwiriye ni ukuvuga ngo ndayabona ariko sinyakoresha ibikwiriye nyirizina ahubwo ndakoresha ibyanyegewe ntapangiye yego ndumva Nyine rwose n'ubundi nasobanukiwe. nk'abakozi